Ndagusuhuje ndakwifuriza amahoro y'Imana wowe turi kumwe kuri channel Umuntu 7 TV aho uri waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo mu bihugu byose bigiye bitandukanye ku isi aba diaspora abantu mwese mukomeje gutwereka ko turi kumwe ko mudushyigikiye ko mudutenga mu bitugu ko muturi inyuma Umuntu 7 TV irabifuriza umugisha w'Imana ndetse no kuronka mu mikorere yanyu ya buri munsi. Nshimira by'umwihariko abantu bamaze gukanda kuri subscribe bagakanda kuri like bakaba baragiye muri comment bakadusangiza ku gitekerezo n'inama ndetse bakibuka no gusharinga inshuti n'abavandimwe. Muraba agaciro cyane kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Nibutse na wa muntu utaragira kanda ko wakanda kuri subscribe ugakanda kuri like ukamanuka hepfo gato muri comment ukadusangiza igitekerezo cyawe inama n'inyunganizi runaka. Turahari kuba twakumva tukagutega amatwi ubuke neza ko igitekerezo ushobora gutanga hari ushobora kuza akagisoma kikamugirira akamaro bitewe n'igihe arimo muri ako kanya. Bityo rero ni byiza gusiga icyo wanditse muri comment ndetse ukibuka no gusharinga ku nshuti n'abavandimwe. Amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin. Tugiye kuganira ku ijambo urugwiro. Urugwiro ni uburyo bugaragaza amarangamutima atanga ishusho waba uvuze cyangwa utavuze. Urugwiro ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima, yaba ubuzima bwa none ndetse n'ubuzima bwabanje. Yaba abasogokuru bacu ni ikintu cyabarangaga cyane mu bihugu byose bigiye bitandukanye. Ikintu urugwiro ni inkingi ikomeye, ni ifatizo ry'ubuzima ry'imibanire yacu n'abandi mu buzima tubamo bwa buri munsi. Ariko ugenda usanga uko iminsi igenda izindi itambuka ari ikintu nacyo tugenda turushaho gutakaza kandi bitagakwiye, aho usanga uko uramuka uko wirirwa inshuro ugaragaza urugwiro cyangwa ubwuzu ni ikintu kiba gake cyane mu masaha yawe y'umunsi mu igeno ryawe, ugasanga akenshi bwije bitanakuranze ndetse n'iwawe mu rugo cyangwa n'aho mubana atari ikintu kikubarizwaho. Ubwo usanga mu muco wacu ndetse n'abandi mu masaha ya mu gitondo uhura n'umuntu kumuha mwaramutse bikaba ikibazo, cyangwa se yanayiguha ukamureba ikijisho ukamureba nabi bati abangaba n'abandi batera umwaku mu gitondo yarashaka kunzindukirizaho umwaku, nyamara si wo mutima afite kandi n'iryo jambo ngo umwaku cyangwa iki ntabwo ribaho cyangwa nta nubwo we rimubarizwaho. Tureke no mu masaha ya mu gitondo ugasanga mu masaha y'igicamunsi murakubwiye wiriwe umeze ute umurebye nabi ukavuga baba babuze aho bahera umuntu baba bashaka kwanduranya ugaceceka, cyangwa ukikirishiriza umutwe gusa ukanga gusohora ijwi ngo umubwire. Uwo ubiguhaye ntabyakire neza ndetse ubutaha ku buryo havamo impamvu runaka yo kutagusuhuza nubwo mwahurira mu kibazo runaka. Ugasanga ikintu urugwiro kiri kugenda kitwihisha mu buryo tujye dukora butoya bukatubyara ikintu kinini gikomeye, aho usanga no mu rugendo winjira mu modoka runaka aho kugira ngo usuhuze umuntu wasanze mwiriwe mumeze mute kuko muba mugiye kugendana urugendo runaka, ako kanya umufata nk'umuvandimwe wawe cyangwa umuntu w'inshuti yawe kuko hari urugendo muri kujyanamo, cyangwa ukaza kwicara akaba ari ukwisuhuriza wowe umusanze yicara. Habe no kuvuga ukamwereka ko wamubonye ugahita ureba hirya ugahita umwereka ko nyine wabyanze kumwikiriza nta kintu akwatse ni ukugusuhuza nk'umuntu hari urugendo mukomezanyije. Ugasanga ikintu kiri kugenda kituranga si ikintu cyiza cyane. Cyangwa waba uri gutambuka umwana w'igitambambuga yaza kwirukira cyangwa yagusuhuza waca ugabite amakuru ugasanga umurebye nabi sibyana ntabwo byarezwe urambaza iki uranshaka iki cyangwa yaza gukoraho aguhobera ukamusunika wanduza umuntu wigirayo ukamukubita ntabwo ari ibintu byiza cyane. Cyangwa ugasanga
mu rugo iwawe haje abashyitsi, ntabwo bakubwiye, nta bushobozi babonye bwo kukubwira, nta tumanaho bafite, cyangwa babuze uburyo bakoherereza ikintu runaka kikumenyesha, bagutungura, wakingura ukubita ijisho ukabareba nabi, nyamara wagiye gukingura useka, wese ubakubita ikijisho ubarebye nabi, ubutse umunabi, ese muratwibutse se kuko mana yanjye muratunguranye, se ubu mwagiye muza muvuzera, musanze ngiye wenda na gahunda ufite, ahubwo babonye nk'ikosa, babonye nk'ikintu kibi ku buzima bwawe, nyamara baje bagukumbuye, baje bashaka kumenya amakuru yawe, baje bagukunze, ukibagiza nuko kubona abashyitsi ari umugisha, kubona abashyitsi ari impano ikomeye y'Imana. Hari n'abantu babakunda ariko n'ukwezi kugashira cyangwa umwaka nta bantu babasuye, bibaho cyane, ariko ukabuka umunabi, ubwo ni urukundo. Buri umuntu uza kugusura agatera intambwe akagusura, avuga ko ifuni ibagariye ubucuti ari akarenge, ni umuntu wagakwiye guhereza agaciro gakomeye cyane, ugatangira ukamusuzugura, noneho kumwakira bikaba ikibazo. Muruguyemo, wenda basanze unatetse cyangwa basanze hari ibintu runaka biri mu nzu, muruguyemo, kubera iki? Ntabwo bishimiye, uberetse ya sura nyine itabakunze, ntabwo ari byiza cyane. Aho usanga ku mpande zimwe na zimwe mu ngo, tuvuge ni umubyeyi w'umumama iwabo w'umugabo baje kumusura, ugasanga ubabonyemo nk'ikintu kibi kije muri urwo rugo, se baje kumara iki? Ibi amatiku ubu batangiye kubabona mu isura bo wenda badafite, cyangwa yaba ari umubyeyi w'umupapa iwabo w'umugore baraje, ati se bariya bo baba baje kumara iki? Cyangwa uzasubireyo niba bakigukunze, bakigushaka. Ibi itiku rikaba itiku, aho kwereka abantu ibyishimo ukabereka umunabi, bakinjira mwari muri kumwe muri salo, wowe usohoka ujya mu cyumba. Kubera iki? Nta kintu cy'ubwuzu kiri muri twebwe, biri kugenda bishira, kugenda tubonamo abantu ibindi bintu runaka, ibintu bigenda biza mu buryo utatekereje, kandi bihishamikiye ku kantu gato cyane, bikarushaho kuzamuka, aho usanga n'umuntu muhura mu nzira, utera intambwe agenda, nawe mwese ari uko nguko, wamureba uri kumwe na mugenzi wawe ugasanga uramubwira ati se kiranenze iki? Ati se burayi iki? We yabarebye yanababwiye wenda mwiriwe, cyangwa ntiyanayivuze aritambukira, umutangiye kumureba nawe umubonye muzeru, umubonye iki? Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ni ikintu dukwiye kwisuzuma muri twe, kiri kugenda kitwambura kandi agaciro, kiri kugenda kitwambura urundi urukundo rwagakwiye kuba ruzamuka muri twe, rukagenda ibintu bito cyane bigenda birukamura mu bintu bidasobanutse. Kandi urugwiro ni ikintu cyiza gishobora gutuma umuntu umuremamo imbaraga. Ese ubwawe n'iki wa muntu? Tubwe mwicaranye mu modoka, umubwira mwiriwe mumeze gute? Ati meze neza, usibye ko mfite akabazo kanaka kari gutuma ntamererwa neza. Wenda kukuganiriza kwe niyo mahoro ye, hari indi nama cyangwa igisubizo cye kiri kuri wowe, cyangwa nawe ushobora kumugiraho umugisha runaka, ariko kubera ya shitani twereka ko uriya se wapi, wanamureba ugahita unamusuzugura bitewe n'ukuntu ari kugaragara ako kanya, nyamara ni umuntu w'agaciro ahandi wubaha. Ntabwo ari ibintu byiza. Abashyitsi baje kugusura, ntabwo uzi inkuru nziza bakuzaniye, wenda baje kugutumira mu kintu runaka, wenda baje kugufasha mu kintu runaka, cyangwa hari impano bakuzaniye. Kubera iki? Ntukareba abantu bitewe n'ubuzima bazimo, wenda ngo baba baje kunsaba amafaranga, abaje gusahura urugo, ababaje. Abashyitsi ni abantu banyurwa, duke mufite ushobora kutubaha bakanyurwa pe. Si byiza rero ngo, kandi n'abantu bakunda abashyitsi mu ngo zabo akenshi bagirwa umugisha, ntabwo ari ibintu byiza. Cyangwa ugahura n'umuntu yigendera akubwiye mwiriwe, wa muntu uramwihoreye, kandi aho ngaho imbere hari ikibazo runaka, we ahari kuva agira umugisha wo kuhatambuka, uracecetse. Yari kukubwira ati have wica aho ngaho, ca hano hariya ntabwo bimeze neza, ariko kwa kumwihorera nawe azakwihora ugende ubwo mu kintu kikwambura ubuzima bwawe, cyangwa ikindi kintu kikugiraho ingaruka mbi. Si byiza. Twige kwereka abantu ibyishimo, iri ku muntu
ko umwishimiye. Umwana niba aje kwegera tubereke urukundo. Abana ni abantu b'abamarayika mu mutwe, ni abantu basekera buri umwe wese, umwereke ko umukunzi, ko uri kumwumva nubwo yaba asa nabi. Hari uburyo ushobora kumwegezayo cyangwa ukamwereka ko atari byiza iki, ariko wamweretse urundi rukundo akwifuzamo arishima kandi arakumva. Ntabwo ari byiza rero gufata umuntu ngo umujunjamire, ese wa muntu ubwo n'iki aho muzahurira? Uwo muntu uri gusuzugura akagenda ni umuganga, ejo ntuzaba ukwitaho mu gihe warembye n'imiryango yawe yagutaye. Kubera iki udatekereza byigiye imbere? Twige kumva ko muri twebwe hari ibindi byishimo twifitemo twazanye na bagenzi bacu bikabagirira akamaro, bagenzi bacu batwifuzamo, batubonamo. Si byiza ko wagirira ubwuzu, urugwiro umuntu runaka uzi gusa cyangwa abawe. Niba ari iwawe mu rugo, ababyeyi b'umugore cyangwa umugabo wawe baraza urakare cyangwa ujye, abawe baramutse baje se nuko witwara cyangwa urishima. Kandi ikintu cya mbere nko kuri kote cyangwa ku ruhande rw'umubyeyi w'umumama, iyo wamaze kuva iwanyu abo usanze nibo bawe, nibo ujye kwita papa mama, nibo ujye kwita abantu bawe ba hafi. Rero kubona baza ukarakara ukazinga umunya, cyangwa ku ruhande rw'umugabo aho washatse nabo ni abawe, ni ababyeyi bawe, ni abantu bawe. Si byiza rero kuba waza muri uwo mujinya, kuko ba bantu nubereka umujinya biragoye cyane kuba ba bandi bo hanze nabo uzabereka urukundo, kandi ntabwo ari byiza. Twige kubaha buri umwe wese, twige guca ku muntu. Urabona umuntu arunamye, urabona umuntu arababaye mu nzira yicaye, n'umugabo urabona ibyari bikwiye uciyeho gutyo gusa, cyangwa anavuga wamfashije cyangwa wagize gute, ntunamwumvishe. Nibyo hasigaye haraje abantu babeshya, bashaka kwambura iby'abandi, cyangwa shishoza urebe. Ariko no mu gihe ubashije kugirirwa amahirwe yo kumenya ko wa muntu, ugasobanukirwa neza ko wa muntu atari nka wa wundi watekerezaga, gira iyindi shusho runaka nubwo utamufasha cyangwa umukora umusanze, umwereke indi shusho umbwira ati ihangane, abone umufitiye urugwiro, abone wamwumvishe, wagize gute. Niba uri no kutumwe ati yewe ndi kwiruka ariko ihangane gutya na gutya, humura gutya na gutya, haraza undi muntu agufasha ikintu, abona ko basi hari indi sura abonye nzima. Twige nubwo waba ubabaye, twige kugaragariza ikinyabupfura, urukundo abantu batwegera, abantu baza badusanganira, baze icyo bifuza kutubonaho, babone urukundo rurenze urwo bifuzaga cyangwa kubakira bidasanzwe. Tubyige tubyishakemo. Niba nagiraga uwo muco wundi nkute, niba wawugiraga uwute, twese duhurize hamwe tuzamurane. Nibyo by'agaciro ndetse by'akamaro k'akabando k'ejo hazaza. Mureke twese turusheho kuzamura rwa rukundo handi tuzi imbuto nyayo iri. Nibyo bizadufasha mu buzima ndetse n'abacu uko bagenda babyiruka. Ndabashimiye cyane cyane umuntu wese twabanye muri kino kiganiro, kwibutsa gukanda kuri subscribe, kuri like ndetse no kuri comment, ukibuka ndetse gukora share ugasangiza inshuti n'abavandimwe. Ubu ni 7TV, turabakunda cyane cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.